NGIRUWONSANGA Jean Marie Vianney umuhinzi mworozi w'umwuga akaba n'umucuruzi atuye mu murenge wa Rusiga mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru ahakorera imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi uhashize imyaka 22. Ubuhinzi bwe abukorera ku buso bunini bwa hegitari 8, ahinga imboga nyinshi, ibirayi, ibishyimbo, ibigori, akanatubura imbuto. Usibye guhinga ku buso bunini, NGIRUWONSANGA ni n'urugero rwo gukoresha neza ubutaka buto aho umuntu atuye. Agaragaza ko ku buso buto naho hashobora kuva umusaruro utari muke, ikintu ashishikariza n'abandi baturarwanda. Abantu nta butaka bafite, ariko nubwo bafite buto cyane ntago bazi kubukoresha. Nibyo uko mu bikari byacu usanga dukunze indabo nziza, dukunze gutera mu pasiparumu, ni byiza umuntu aruhukiramo. Ariko ingero waziboneye ni ibikorwa by'usura aho wasanze ibirayi, aho wasanze ibigori, aho wasanze amashu, kandi kuri ubwo butaka buto cyane, metero 5 kuri 5, 5 kuri 10, mu gikari kiba kidukikije ushobora guteramo indabo sigasimbura ya pasiparumu. Pasiparumu ni nziza iyo umuntu ayicaye maranezererwa, ariko niba karima ka metero 5 kuri 5 harimo indabo nziza cyane ushobora no kuzifotorezamo akunda amafoto, kandi zigatanga bwa bwiza bwa za ndabo niba ariko dushaka, ndetse no guhumura kuko za ndabo nazo ubwazo zihumura z'ibirayi cyangwa se izinyanya. Noneho ugasanga noneho n'umusaruro ukuyemo, ibirayi byavamo ugasiramo wenda aya mashu uko ayibonye, aya mashu yavamo ugashyiramo imiteja. Nuko aho hose tutashoboye kubatembera ngo urebe iyi miteja uyirimo, indabo zimaze kuraba, ururabo rw'umutuku ari umweru ruragirana, usanga narwo rusa neza cyane, ugasanga narwo n'umutako. Aya mashu urabona akarimo ko kameze, ugahagazemo kakifotorezamo, nabwo n'umutako gusumbyaho bwa pasiparumu. NGIRUWONSANGA Jean Marie Vianney avuga ko ubumenyi ari imbuto z'amahugurwa yagiye akorera mu bihugu bitandukanye. Mu ngendo shuri nagiye ngira amahirwe, ndashimira leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda yagiye impa amahugurwa, bamaze kureba ibikorwa tugenda dukora, turaza kugenda tubigarukaho tubibona. Nuko ari aho twahuye n'umuhanga mu bihugu byo hanze, kandi umuhanga mu by'ubukungu, we yarafite n'ubutaka bunini cyane. Aravuga ati ubwo mumbaza ngo ni gute mwabyaza ubutaka umusaruro, ati n'ubutaka bwanyu n'umubyaza umusaruro, igikari cyanyu kibamo ubutaka bunini. Ubwo butaka ushobora kubakamo ikiraro cy'inkoko, mwabonye amazu yanjye yagerekeranyije ya etage, wakubakamo ikiraro cy'inkoko gito, ntubaka nka kiriya. Ariko muri ya parcelle igira 20 kuri 30 hashobora kuba harimo karima k'inyanya, akarimo karima k'amashu, karima k'igikoni, kandi k'ibitunguru, kandi k'ibirungo byose bishoboka. Hanyuma akabamo n'ikibuti gito cy'inkoko, n'urugero cy'inkwavu. Etage ya mbere ikaba inkwavu, inzu yo hasi ya kave, iya kabiri ikaba inkoko, iya gatatu ikaba inkoko wenda z'inyama, ahandi akaba inkoko z'amagi. Noneho bwa butaka buto utuyemo metero 20 kuri 30 harimo inzu utuyemo, akaba honororamo inkoko ukenera z'amagi zitarenga 100, akararo akabuti kazo ni gato cyane. Hakaba habamo inkwavu zitarenga 50. Noneho muri cyagiye cyo kujya kugura amagi ukayakura mu gikari cyawe, muri cyagiye cyo kugura urukwavu rwo kurya ukayikura mu gikari cyawe. Hanyuma ifumbire iva muri bya bindi akaruhingisha muri ya jaride. Ariko uyu munsi mu butaka buto dufite, mu bantu benshi banifite aho batuye, ahubwo usanga badusanga tubaha ifumbire bajya gufumbira jaride, bajya gufumbira pasiparumu. Akenshi iyo babinsabye ndabwira nzayikuzanira, iyo mpageze mpindura amateka yabo nkabwira ngo aho kugira ngo mfumbire pasiparumu nge binkoze isoni, ahubwo nyemerera iki gice kimwe cya pasiparumu nkikuririmburire nkubwira ibindi bikorwa nkoreramo. Umuhanga watwuvuguraga turi mu gihugu cya Benin yatubwiye ko dutakaza umutungo dufite n'abakozi twangaje tukabahembera n'ubusa. Dushatse gusaba ubusesenguzi arabitwereka. Sibo birwareba filime bati ugira umuki umujardine, ati ukora muri jardin ndamugira. Hanyuma agakupa ahubwo rimwe nemwe akubwira ko ibyatsi byarengeranye, atukazana kamashini, uzanya kamashini akaguhenda, agakupa ibyatsi ukamuhemba. Ufite n'undi mu rugo ngo arabikubura akajya kubijugunya, ufite n'undi uteka, ufite n'undi urera abana, ati kandi n'umukozi umwe yakora ibyo byose, akaba umujardine he agakora muri ya mashu, agakora muri bya bitunguru, n'umwana akamurera akanateka, byose bigakunda. Umuhinzi mworozi NGIRUWONSANGA ashimira byimazeyo leta y'u Rwanda yatumye agera ku rwego ariho kuri ubu, kandi ngo imihigo irakomeje. Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo ku munsi w'umurimo ku itariki ya 1 z'ukwa 5 muri uwo mwaka nibwo
muri uwo mwaka nibwo bashaka kureba koko umuntu ukorera ku butaka buto kandi agakora ibikorwa by'indashyikirwa. Naberetse mu mazu ya etaje mbere nk'uko mwabonye hari abansaga nk'uko 5,000 zavutse uwo munsi. Akenshi mbabwira ko ni igitonyanga k'ibyo nifuza kugeraho. Politike nziza cyane ya leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ntacyo nayivugaho kidasanzwe. Ni imboneka rimwe kuri no si ya rurema. Leta y'ubumwe bw'abanyarwanda iyobowe nyakubahwa Paul Kagame perezida wacu ntacyo atakoreye abanyarwanda. Uko guhuza abanyarwanda nanabivuze bihagije. Uko kubonamo umunyarwanda uwo ari we wese icyo ashoboye akubaka igihugu cyamubyaye birarenze n'indenga kamere. Si nibyo gusa, mu buyobozi nakoze hari ibikorwa byinshi twashoboye gufatanya n'abaturage. Nabonyemo n'ibihembo bikomeye cyane. Mwaka wa 2003 nahawe ipikipiki ajesa yo kugendaho mbikesha imiyoborere myiza. Ubuhamya bwa NGIRUWONSANGA Jean Marie Vianney bugaragaza ko gukoresha neza ubutaka no guharanira gukora kinyamwuga imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi ari ibintu bishobora guteza imbere ubikoze bidashidikanywaho. Shonto Masenimana Ishimwe, Televiziyo Rwanda, Irusiga mu karere ka Rulindo.